Mu Rwanda, Inama y'Abaminisitiri yateranye ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu y'umwaka wa 2022 yafashe umwanzuro wo gukuraho itegeko ryo kwambara agapfukamunwa, isaba ko abaturage bajya bakambara gusa igihe bateraniye ahantu ari benshi kandi hafunganye. Abaturage bishimiye iki cyemezo cyafatiwe mu nama y'Abaminisitiri, bityo umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika uri Kigali mu Rwanda, Jean Baptiste Mico Myiza, aganira nabo bamubwira uko babyakiriye. Rwose numvise byakiriye neza, ariko ntabwo njye ni mu kigwi cyanjye, ntabwo ari mu kigwi cy'abandi, kubera ko ndwara ibintu nk'uku kahera, naba nzamutse nk'ahantu cyangwa nicaye nahumeka umwuka ukahera neza. Nk'igihe twari mu nsengero hariya bamaze kuzifungura tukajyayo, twagerayo kwirirwa ukambaye ugize gute tukahiringika, ndetse rimwe na rimwe bishaka no kugira ngo bimbabure hano ku munwa. Byangoraga nk'imyaka mfite, cyane cyane nko kugenda n'amaguru niho byangoraga kubera ko naburaga umwuka. Ubu rero ndumva binshimishije kuba ntakambaye. Byari bibangamye cyane kubera ko ibaze nk'ubu uri mu rusenge bagatera indirimbo, waririmba se urumva ijwi ryazamukaga neza. Nabyo byari bibangamye, kandi no kukoza urugendo rurerure, impumpu byatumaga na wa mwuka, erega uyu mwuka dusohora numva ko ngo mu buzima iyo umwuka usohotse haza undi mwiza. Nabyo urumva ko byari bibangamye. Kuba agapfukamunwa kavuyeho tugiye kugenda twisanzuye, wageraga mu muhanda polisi ikagufata aho unyuze hose, mbese wageraga nawe ufite urwikekwe. Kubona muri mu bantu 50 nta gapfukamunwa wambaye yanaga ari ikibazo, ariko ubu tugiye kugenda mu muhanda twisanzuye, nta tudatinya polisi ngo polisi iragufate kujyane kuri stade ugaguca ibyo 10,000, bari nabo batabibonaga. Ariko turashima kuba agapfukamunwa bagakuyeho. Kiriya cyemezo twagifashe neza, kuko ntago urebye make-up zagendaga gake, ariko ubu ngubu abantu umuntu yazaga kwibanga bagasiba ndayisiga n'ubundi nambaye agapfukamunwa, mbese ukabona nagabyitabiriye cyane kubera ko ari bubihishe n'ubundi. Ariko kuba kavuyeho bagiye kubigura babikunze, none amafaranga zinjira ari menshi kuko abantu bazitabira kugura make-up none, kuko azumva ko ari bwisiga noneho abantu bakamubona asa neza. Twabyishimiye kuko ubushize bashyiraho agapfukamunwa abakiriya baragabanutse, bitewe n'uko bose ntabwo bari bakibyisiga kubera ko bambaraga udupfukamunwa, babonaga bitakiri ngombwa nyine ko bisi bitera makiyaje zo ku munwa. Ariko ubu ngubu ko agapfukamunwa kavuyeho, abantu bagiye kongera nyine bajye bagura makiyaje ari benshi, ukumva nyine bigiye kongera nyine bisubire mu buryo nyine nk'uko byari byagabanutse. Ubu ngubu abakiriya ba make-up bagiye kongera